Njyewe ejo bundi nigire mwiyerekwa njya mu ijuru mvugana n'Imana ibintu bikomeye. Nasange na Yesu ikintu bita zino za marakuca. Mutipa gukina bya leta zani inkoni. Yego. Araga tugiye gukubita wa mayibobo. Akubita nde? Tuvu. Tugiye gukubita wa mayibobo wambaga we noneho uwo mugore nta nubwo mukwiye muri kumwe. Yego. Nyamabona ariko ngo yakwangirije ubukwe. Yakwangirije ubukwe ku Mukentaki. Imvubu. Inyamaswa y'imvubu. Ibiri byiya bisa bite? Yabivuze yavuga ngo papa Sandiri ko ntabwo kuntu waryamaga ku muturanyi wo twakodeshaga ku mukobwa w'indaya. Byanya byose? Yego. Ukagenda ukaryama yukaba byo ukiryamira ati abana inzari kabica umwana kaza kambwa ati mama wakatse papa amafaranga akaryamye hano ku baturanyi. Yesu buriya aryama bamarakuca. Buriya se? Umugore atubwiye agahinda yari afite. Umva ko nanjye mbaye ndi umugore sinakemera nzuvuga ko tubana umugore n'umugabo. Ikibazo gikomeye. Bwo bano bahungu ntasize musase bagira. Barya nk'abazapfa ejo. Birirwa bahurumba kuducano bagamana amafaranga. Bamara kuyabona utwo dufaranga babonye nubwo tubari dukeya. Urujyo ushobora gukora ibihumbi 10. Barya bitane biri bitane nkabijugunya mu gakesi. Yego. Ngo bono rero nibashaka kuyambaye ku rukweto rwiza n'ikiboda boda nk'iki giki cy'ibihumbi 10. Ntashobora kukigura. Yuno umwanya mwiza cyane dusanzwe tuganira. Ubu nagarutse rero. Ubu no gusuhuza abakunzi bacu bari mu Rwanda bari mu mahanga. Niba nta mugore wagiraga Imana iguha umugore. Niba nta mafaranga rufite Imana iguha amafaranga. Niba nta kazi Imana iguha akazi. Niba nta mikorere mizima ifatika rufite Imana iguha imikorere mizima ifatika. Niba uri umukobwa warabuze imihango Imana iguha imihango. Niba warabuze urushako Imana iguha urushako. Akira imihango mu izina rya Yesu. Imana iguha imihango. Ela tosti de menefo. Sangwa unidra. Uko numva nangiye gufashwa bakabaye mukama wanje we. Hari ibintu Imana ikora urumva biravanga iby'Imana ikora. Biradutangaza. Ndetse ijambo rikivuga ngo none wamenye uko bigenda. Ngo ariko icyo nzi neza nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye kugira gute gukora. Bifurije gukora iby'Imana ishaka 2026 mu izina rya Yesu. Hari ibintu abantu bajya bibeshyaho Israel. Abantu bakavuga ngo buriya rero ngo Imana ngo yanyimye umugabo kumva ndari maravuga ngo ariko se ngo koko ngo nzinzi ndiri imyaka 30 ngo ndataranitse ngo 40 Imana itarama umugabo. Ninde wakubwiye ko Imana kwimye umugabo? Imana ikwime amafaranga ngo yahekenye. Ikwime kujya hanze kwime visa ngo yirye. Imana ikwime imodoka ngo yigendemo. Ikwime perimese ngo Imana ije mu cicaro cya perimizi kusangiza ibike mu gifu. Nuvuga ngo ntabwo Imana biravanga nta kigore kizabura ikigabo cyacyo. Ari kigabo kizabura ikigore cyacyo. Ahubwo abantu bo nibo batahitamo. Ndakunda kubibona mu rubyiruko cyane cyane kumva umuntu aravuga. Ubundi ngura mukobwa kari mwiza ngo ko ari muremure ngo kabasa neza. Ngo ni kubera iki ngo akunda ngo naka gasore ngo kagufi ngo kana kigenda ngo gadafite amafaranga ngo karaba. Uyu mukobwa kuba akunda uyu musore ntabwo amukunda kubera kamwishimiye. Ahubwo ari kumukunda kuko batari muri type imwe. Ahubwo ari kumukunda kuko afite ibyo amushaka ko agasagasha kuri gafuka gufi agafite amafaranga. Gashaka kuba gasana ariko gafite ibiceri. Rero wa mukobwa w'umusirimu hagakundira bya biceri. Ibyo bintu abantu baje babyumva bareka no kuri bavuga ngo uyu muntu ngo nibaberanye uyu muntu nibakwiranye. Nese ukira ko uyu muntu agiye gukundura bari impumyi. Amukunda bura narabibonye. Umuntu wese kuri iki gihe gufasha ashita icyo gushaka. Umuntu wese uzagufasha. Akarenzaho ijambo rivuga ngo ari nguhaye inzu ariko nguhaye imodoka ariko iyo ari yitondera ariko numva baza uzabyisubirane ariko nuta nyumvira nzakora ibi nibi ariko ikintu nkundira Imana yiguhaye. Yesu ntago ari umutindi. Yesu si umukene. Yesu afite amafaranga menshi cyane. Njyewe ejo bundi nigire mwiyerekwa njya mu ijuru mvugana n'Imana ibintu bikomeye. Ndi imbere y'Imana. Wagiye mu ijuru se? Nagiye mu ijuru mvugana n'Imana ibintu bikomeye. Imana iramya kugenda ubwira abantu bari mu isi ngo dore ndaza vuba. Kike lasi enima. Nje kugororera abantu bose ibikwira ibyo bakoze. Nuvuga ngo rero ikintu abantu bagomba kumenya muri iyi minsi nge nahuye n'Imana turaganira turavugana buri umwaka nge narinze kuzagenda kuko nge na Yesu twaraganiriye. Nukuvuga ngo Imana arice ku ntebe nziza gutya Yesu aryamye ku bibero bya se gutya abamarayika barindwi bazengurutse barimo barajya bagira ngo urera Uwiteka gusa niwe Mana. Ikintu cyambabaje nuko nabyutse nkahita nsanga ijuru
nkasanga ndaryamye ndi mu buriri wanje muri gato mu kavumo numvaga nashaka kuva uruhande rw'Imana Yesu nasangiye na Yesu ikintu bita zino za marakuca Yesu buriya aryama marakuca buriya se Yesu twasangiye ikintu bita imyembe no myembe nziza myembe dodo nk'imiza y'Imisirimu rwose n'amapapayi kuvuga ngo mu ijuru habamo n'amananasi bararya byose nohe buretse gato aho ntabwo uri kugatwiko ujye unyumva ikibazo cyanyu byose mwumva ko ari ugutwika baraje bangereranye na wa wundi ngo wavuze ngo ni inda ya Yesu uriya yabaye inda ariko njye sindi inda njye nageze mu ijuru njye mu roge mu ijuru napfuye Mana wazojye ukagera mu ijuru napfuye njya mwiyerekwa neza none se wasanze Yesu asata bundi ngo Yesu ni umugabo nasanze Yesu yambaye ikintu bita ikanzu y'umweru nazankovuze yarambye ati dore ho bane umusumari atunara ukubiswe kubera abantu anga barantu bagura agira mu rubavu guca mbona igikovu mbona ahantu bamucumisa icumu ryo mu rubavu navuga ni ewana kabisa Yesu nje nikoreye ku nkovu za Yesu ninjiramo ndani Imana nayo irambwira buri Imana ndi mu ijuru Imana ifite agacuma iciramo ifite agacuma iciramo umujinya gutya gaciramo kuko ngo iyo abantu bakoze icaha Imana iciramo agacuma ibyo bintu bihagazeho neza je ni ibintu niyiziye niboneye n'amaso yanjye ndi mu ijuru Nese gihe wari wabaye umwuka wari wabaye iki icyo gihe njye nari njyamye ndi mwiyerekwa nyine ari ukuntu Imana igituzamuka tugera muri network z'ijoro kujya mva ngo MTN igira network niko natwe rero network zacu muri MTS we repeat stically sango anyone we need that ngo muri MTS naho habamo network yo kuvugana n'Imana ukaganira n'Imana mu gaciringa kakuzamurayo ngo ngenda nazinjirayo bega ko Imana isi ariko Imana n'urukundo abanyarwanda Imana n'urukundo kuko kandi abantu bari barwaye nibihangane bakire gukira mu izina rya Yesu iki kiganiro tujye gukora ni ikigane kitarimo amatiko akomeye ariko ni ikintu tujye kubwiza abantu ese none Yesu yarambye ngo ubwire bari abantu bari guteza ajagari muri social media yego ngo bamwe ni batihana barajyaza amageragera abandi barafungwa abandi bagiye gusara abandi bagiye guseba nageze mu ijuru nsaga kumbi yewe niko byibereye ko pastor binywera amayoga ati nubwo narabakomore nibaje binywera ese nohe kuva wabaho usomye ku nzoga kangahe ntabwo nazi barizo nshura ariko sinzi kunda cyane ariko rimwe na rimwe ari ukuntu rwose ngewe nsoma na nubu se uracyazinywa inzoga ntago ari icyaha buruza ni izina ry'Imana kuko Yesu ngo yageze mu kabikana ikibazo nakibajije Imana ndi mwiyereko jo bundi yego irame ngo genda ubabwire ngo kunywa sicagwe cyane icyo bakora nuko Petro Imana yese mbya ngo ugende ubabwire ngo barebe rya jambo rivuga ngo kubwinda yakunaniye somaho gake ikindi ijambo rikavuga ngo ikijya mu mubiri mu nda y'umuntu sicyo cyica ahubwo ikisohoka mu muntu nicyo kibi none se nohe ejo bundi mwari muri mu kiganiro ari amahame ubundi inzoga si icyaha uretse amahame y'aba bantu babahanuzi n'abapasteri n'amadini y'inzaduka bya bindi bibiri ivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaza abahanuzi b'imperuka haza amadini y'inzaduka asenga antikristo avuga ko akorana na Kristo bundi abantu bambaye ishusho yo no gukiranuka kandi mu mitima n'amasigaryana bambaye ingofero zanditseho ko Kristo ari umwami kandi ari antikristo iri mu mutima yabo kuvuga ngo Kristo cyo yambwiye cyo nuko adashaka abantu bamuvanga vangira ejo bundi mwari mu kiganiro hari ikiganiro cyarebwe cyane kuri social media ubwo Mama Sandrine yari gutandukana ku mugaragaro n'umugabo we Mr Elephant cyangwa se Nzovu muri make ubundi kira kibazo wakibonye ute ko wari uhibereye none amaso ku maso ni wowe wakemuye impaka zabo wona Nyamabondo mwari muri kumwe no kuvuga ngo ikintu gihari cyo urebye Nyamabondo yarabyishimiye kuko nubundi yari kuvuga ati nubundi Nzovu yanze kunyishyura angahe 100 yanjye kandi namuriye mutsinzi kandi koko buri abagabo ngaho bahuriye niho basezeranye niho bagira guteba niho bahurira Nzovu ati nge ntago twagiye kwa noteri nubwo nasobanura Mama Sandrine ntabwo ndi buyagura Mama Sandrine yaraje amaze kuhagera Nzovu hari bazanura witwa siteri wabo ndi nyine bundi yego kuko ngo Nzovu ingesa agira niyo kwicaza nk'abagore nka 50 bose hamwe bindaya cyangwa 10 cyangwa 20 akabakoresha iki se bose hamwe akabicazanye kandi abo bose nabo barazengurutse akabicazamo akajya gute akabagurira amayoga no mugabo ushobora guspendinga mu bandi bakobwa bahige n'indi ariko ntashobora guspendinga mu rugo rwe umugore atubwiye agahinda yari afite umva ko nanjye mbaye ndi umugore sinakemera Nzovu ko tubana umugore n'umugabo
yego abura mugore yatandukanye na nzovu nagenda aruhuke atuza umutima isengera Imana yego ukumva neza rero abana be kuko niba ngo yatubwiye ukuntu ngo yabivuze yavuga ngo papa Sandrine ko ntabwo biko kuntu waryamaga ku muturanyo twakodeshaga ku mukobwa w'indaya byanyabyo se yego ukagenda ukaryama ukababyo ukiryamira ati abana inzara ikabica umwana kaza kanga ati mama wakatse papa amafaranga akaryamye hano ku baturanyi urumva ko ari ikibazo gikomeye ngo bano bahungu ntasize musase bagira barya nk'abazapfa ejo birirwa bahurumba kuducano bagamana amafaranga bamara kuyabona utwo dufaranga babonye nubwo tubari dukeya urujyo ushobora gukora 10,000 barya bitane biri bitana babijugunya mu gakesi yego ngo bono rero nibashaka kwiyambara kurukweto rwiza n'ikibodaboda nk'iki giki cy'10,000 ntashobora kukigurira ati yakigura ikibodaboda nk'iki giki ko ari gisiri mu kigura 10,000 ntashobora ko yakigurira kubera iki ngo bategereje ko aba diaspora baba nibyo ko aba diaspora radu ariko se aba diaspora zaje badufasha buri munsi bakaduha bakabona ubufasha bari kuduha indazi zikuza zigira gute ziyarya ubu nabazazigira ute azavuga ati ntabwo nzongera gufasha iki abantu yego rero icyo ushaka kubwira abantu ubuzima burahinduka umuntu yagukunda uyu munsi ishaka kwanga bisaba igihe umuntu agukunda mu kwa mbere mu kwa kabiri akagira gute akakwanga cyane umuntu yagukunda mu kwa kabiri mu kwa gatatu akakwanga burundu cyangwa se agukunda birahindurana rero abantu basasiye abantu bakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati turi kujyana yego abantu bakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati bagasasa imyenda mu nzira bakavuga ngo ozana bagasasira Yesu imyenda gatambuka nibo babaye abambere mu guhinduka Dawidi cyane ubwo Sawuli yaragiye kumutera icumu abantu Yesu bashashe imyenda Yesu agatambuka nibo bahindukiye baba abambere kuvuga ngo nabambwe mutubamburire Baraba mutubamburire wita umwami rero nshaka kuvuga ko aho umuntu agejeje gukunda uyu munsi wa none yego ejo yaharenza kwanga none aho umuntu agejeje umunsi akwanga ejo yaharenza gukunda bisaba igihe gituma rero kitwereka abantu urabona iyi saha itwereka igihe yego ariko iminsi ikatwereka inshuti nyanshuti ikatwereka abantu bazima dufite nzovu mu marira menshi arira pe ararira ese wowe wabonye ari urukundo cyangwa ni ibyaha bimushinja umutima ntabwo umuntu w'umusaza ufite imyaka igera muri 40 wishimira kuba proud yo kuba ari addicted no gukunda igitsina gore ibyo bintu ni amahano ndetse wishimira kuba yakundana n'umwana rusha imyaka ufite imyaka umwana w'imyaka 23 ni ndi ufite 23 muri bariya Esther afite 23 ikintu akisabira baba cecuru bajye mu basaza bagenzi babo ariko nawe urashaka gushaka umugore urashaka gushaka mama Sandrine uri umugore mama Sandrine yonza kuba ataraho nakara gasazanye kumugira umugore kuko aragasaza kara mujurajuje wisubiye hose kamwica nabi kandi wari watangaje yuko umushaka ariko nge na murongoro anyemeye uri umugore ni muzima ntabwo arakwiranye n'iriya ntura fuda rwose yego Twango bashaka imboga zibona abana umugore mwiza nk'urusenga utanywa amayoga umugore witurije umugore akangogeza kwisoko kubeshya yararushye ukumva ko witeguye se kuba washaka umugore ufite abana bane akareka ikibazo s'abana burutariza abandi nabawe ni wabare urumva yego karaka video wundi kafashwe gute karaka video kafashwe kuri Nzovu ariko urwana mu kabari kuvuga ngo karaka video rero ngewe yarari kumwe n'ayandi yitwa Stella bamaze gusinda urabizi Nzovu bana batipe bafite kuntu biyemera ngo nabastari ngo ntabwo ngo wamfunga ngo nta cyuri cyo bakiyenza ngo ngiye ngo niyo wanjana ngo muri ribu ngo niyo wagira gute ngo ngenda mu stari ngo ndazwi ngo kurusha ngo uri fake ngo nta cyuri mutipa gukina biare Tanzania inkoni yego araga atigiye gukubita wa mayibobo akubita nde Nzovu atigiye gukubita wa mayibobo wabaga we noneho uwo mugore nta nubwo mukwiye muri kumwe yego ati ntabwo mukwiye wuri imbaho batingiye gukubita afata amabuye afasha mu tipe azanye inkoni rero mu tipe yije azanye inkoni yego ndavuga nti bro mwihore uyu ni umusazi mbona ko yasinze wowe mbona mu tipe ni yoroshye na Nzovu ni yoroshye ndafata telefone ngirane ni wowe wayikameye mfata kavido ndavuga nti nakubitwa yego bakangoba ko basaba ibimenyetso bikabizamo yego ndateka kavido bari kumukubita nawe gutera amabuye yego abahani bose niyo mpamvu rero nafashe kara kafite kara trendinze rero karazengurutse ahubwo iyo umenye ukandikaho ne warg impamvu ka trendinze
abantu bakunda ibintu byaciracitse gusa bya biracitse byanjye mubwira ni have nzovu have imvubu inyamaswa y'imvubu ibiri byuya bisa bite by'umweru by'umweru oya none se urumva imvubu erega imvubu rimeze nk'umuntu ibiri bya by'umweru n'umuntu oya ntago ari iby'umweru none se ibiri bya bimeze gute ibiri byuya bijya gusa n'uwo mupira wawe uwo mupira wawe usute kandi ubona ari iryo bara ryiganje ari umutuku ijya kubira rero ibyuya bisa n'umutuku n'amaraso yawe imvubu ko yabirenze ubwo si ipfuye wamenye uti ko ari amaraso yarinda ipfa rero umuntu azi ko iri kubira ibyuya kandi yapfuye ariko n'ubundi umuntu wapfuye mbere y'uko apfa arabanza kubira ibyuya burya cyangwa se niyo wenda cyane cyane nka bariya abantu bapfa baba bari muri koma cyangwa se bahuye barwaye nk'imitima bakagwa muri koma cyangwa diabete hari igihe ujya kubona ukabona bari kubira ibyuya rwose kandi utazi icyabisha ngira ngo ni zikora zira barafu bashyiramo oya ntago ari barafu zo nyine ni nyuma yaho umuntu bagiye kumushyingura cyangwa se bamukuye muri morgue nese uri muri morgue haba harimo barafu nka zira ziba bashyiramo amafu ni amafrigo diko bibeze kwa kuno umuntu aba yapfuye bamushyira muri frigo nyine bakamubikamo kugira atangirika ya niyo mpamvu buriya kwa kundi cyangwa se n'udukoko tutamwataka akaba yahita ashenguka vuba vuba ubu umuntu yamara ushobora kumushyiramo n'iminsi 5 n'ukwezi n'amezi angahe ashobora kubamo n'umwaka ashobora kuba yawubamo abaganga n'abahanga buriya niyo mpamvu bavuga bati inyama zo mu mafiga kenshi bagomba kuzicisha mu mafigo kugira ngo n'udukoko baturutse hirya tutaza kwangiza ibintu nk'ibyo kuko zishobora kuba zamara igihe kirekire rwose muri frigo niba ariko frigo zifite umumaro urarya umwumba turi muri frigo uvuye muri frigo wamazemo nk'imyaka 3 nigeze kuriya inshuti yanjye uburyoshye ku rwego rwo hejuru waba ari igufa ngira ngo waba warumagaye warabaye nka kano kazi nyamabunda ariko ngo yakwangirije ubukwe yakwangirije ubukwe ku mukentaki ariko se kuri kwayura se ndashonje reka buriya njyewe aho ubutatu zakurikira turi kurya ubugari ko burangiye nkunda ubugari ko akongiye ahantu mvuka ubugari cyane inyamasheke leta turi abakongole abakongole reka rero dusoze nayo urakoze cyane inzoga mbere yuko ngenda no kwikura mu icupa ikagukura mu baganga ndababwira abantu rero baduteze amatwi inzoga gakeya ubwo nka buriya nkabanza buriya iyo bagiye gufotora barinze gufotora video nuko bayikuye mu icupa ikagukura mu bagabo rero ikintu nababwira cyo ndabakunda cyane bakore subscribe kuri chaîne Imana ibamugisha rero turabakunda cyane hasta la vista ciao